mucanishamo ingofero yese mwaririmbye muri bande mucezereza ngahe. Iyi ngiyi ni season y'ubwenge ngiye kukuzanira. Ishimwe Josue Maripasi niwe wakwandikiye arangije aranayobora. Season iraha sasa, it's a coming soon. Karaje vuba urebe neza witonze. Nindushashagirana nindupuriya Koze cyane. Izina bakwita nde, utangira no tubwira ko kazi ukora nakaye? Izina nitwa Minani Oscar, abandu mu disc bana. Minani Oscar yo mu disc bana, bakunda kubita ngwiki? Naba DJ. Naba DJ, buretse ko wenda abivuze neza ni umudisc bana. Ubundi tubigerageje bo babitwa aba DB, ariko abantu bita DJ. DJ ubundi cyangwa se aba DJ ni disc joker. Niba ari abantu usanga bavanga indirimbo zitandukanye, ariko hari abandi bantu bakora kandi kazi gasa nk'ako babitiriye, aribo abangaba. Wenda turagira ngo hazeho kuvaho imbogamizi z'ukuntu wabyumva, utazumva hari baba DJ bakomeye babacuranga ku radio cyangwa ama televiziyo akomeye ukabitiranya. We agiye kutubwira nihe miterere y'akazi ke. Imiterere y'akazi kanje no gutanga filime, indirimbo ku ma flash, telefone, memory card. Niko kazi kacu, niko dukora ubu ngubu. Akazi kanyu no gutanga filime, indirimbo ndetse n'ibindi. Ibyo bihangano mwe mubitanga mubikuye hehe, mu buhe buryo? Dufite ishyirahamwe n'abasobanuzi basobanura bakajyanayo, hanyuma natwe ishyirahamwe rikaduha ibikoresho. Ishyirahamwe ribaha ibikoresho n'abasobanuzi bagakora filime bakazibagezaho. Ni inzira ndende, ariko wenda tuzagenda tugane no mu bandi bantu mu bice byabo bitandukanye, abasobanutse ndetse n'abandi bantu bakora muri icyo gice cy'aka kazi. Reka tujye ku muzi mpamo w'akazi kawe wowe. Akazi kawe wavuze ko ari ugutanga izo filime. Duha umunsi wawe ukuntu buteye. Umunsi wanjye uteye neza kubera ko ndakora nkabona amafaranga nyine. Akazi kanjye karantunze mbese muri make. Akazi kawe karagutunze muri make. Aka kazi karagutunze. Kuba nagutoranije cyangwa se twagerageje kugana mu kiganiro nuko uri umuntu udasanzwe muri aka kazi ku disc bana. Watubwira wenda abantu batakuzi cyangwa se abantu batahita bagusobanukirwa neza, Oscar muramuzi mu mafilime atandukanye aho abasobanuzi bagenda batebya bamuvugaho. Oscar ubundi ni muntu ki muri iki gice cyerekeranye n'ibintu bya filime, turetse kuba ari umudisc bana? Oscar ni umuntu usanzwe mu bintu bya filime, ariko nabitangiye kera. Nabigiyemo nkorana na nyakwigendera Nkusi Thomas, uwo benshi bazi ku izina rya Yanga. Icyo gihe natangiriye kujya kwinjira muri filime, gukora ibyo ngibyo bya filime turi kumwe. Ubwo rero nukuvuga ko giye bimazemo iminsi, urumva ko bimazemo igihe. Urumva ko akazi kanjye rero nkakora nkishimiye kandi nkakunze, kubera yuko karantunze, kantungiye umuryango. Disc bana byatangiye kera, ariko gihe natangiye atari byo nkora, uretse ko ubu ngubu ari byo ndimo gukora. Natangiye ndi umuntu ukora muri studio, nkora amafilimi bakayajyana abandi bo mu ntara bakaza bakayatwara. Bagurumva ne ntarinjira mu byo kujya gutanga indirimbo, filimi cyangwa se n'itundi tuntu dukorerwa kuri machine. Ibyo naje kubyinjiramo nyuma, kubera yuko n'ubundi ari byo nari isanzwe mzi. Mbona nta kindi nakora, nuko njya muri ibyo ngibyo. Nibwo naje kwisanga mu disc bana, kubera yuko n'ubundi nibyo nari isanzwemo, ariko nago nakoraga kimwe nabo ngabo bandi, kubera ko je nari mfite uko nkora kwanjye nabo bakora ukwabo nyine. Ubwo naje kubyisangamo rero gutyo ndabikomeza. Hari agace uvuze ko kuba warabanje gukora muri filime ariko atari muri ibi ngibi. Icyo gihe ni nka ryari bwo wakoraga ibiki? Kera guhera 2002 nge nakoraga muri studio, barasobanuraga nkateranya filime.
Yanga yarasobanuraga filimi nkaziteranya nkazishyira ku masede, hanyuma abazitwara bakaza kuzitwara bazigejeje kuri studio. Ya filime wakuye ahandi cyangwa bayikuzaniye, iyo yahageze ibihagaze gute, ubikuza gute? Kuko urumva filime ntago numva wenda filime ubuzanye wenda kuri amafaranga cyangwa se mu buryo runaka, wowe uzigurishuruza gute, bimeze bite? Ni ukuvuga ngo ziragiye zitandukanye, ni ibice, urumva ni ibice. Abakunda amafilime arangira, abakundamo amafilime y'uruhererekane bita amasere season, mbese muri make. Ubwo urumva rero biratandukanye. Kandi rero buri filime nayo ifite igiciro cyayo. Ifite igiciro cyayo, ntago wafata filime irangira ngo urayitanga kimwe n'utwara season, ntago bishoboka. Byibura se icyera hagati cya filime imwe, yaba agace ka season cyangwa se wenda filime irangira, aba ari nk'amafaranga ngahe ku mukiriya uje kuyireba? Iba ari igiceri cy'ijana. Igiceri cy'ijana. Bushobora kwira wenda wagize amahirwe ku munsi bwakwira utanze nka filime zingahe? Ntabwo umuntu yabara ngo watanga filime zingahe, kubera ko ntabwo, urumva ntabwo uyu muntu abaje gutwara filime imwe ngo atange igiceri cy'ijana. Hari uza agatwara ebyiri, hari uza agatwara eshanu, biterwa n'uko wagiye wakira abakiriya n'uko bagiye batanga amafaranga. Ariko amafaranga yaraboneka, nta kibazo. Hari umuntu ushobora kuba ari kukumva adasobanukiwe n'ibi ngibi, yibereye ahantu wenda ibi ngibi batabisobanukiwe cyane. Ibi bintu umuntu wese yabyuka mu gitondo akabikora, ni iki bisaba kugira ngo umuntu atangire aka kazi? Gutangira aka kazi ntabwo bisaba ibintu birebire cyane. Bisaba kuba ufite imashini, wambaye amadisike yawe wizeye. Aha nimba mbyumvise neza, umuntu ufite imashini yambaye storage cyangwa se ububiko, disike byibura yisumbuye yatuma yakira izo filime, wese ubishaka n'ubu ngubu yagenda akareba cyangwa se akabaza uburyo yakwegera ishyirahamwe muri ayo atanga uburenganzira bw'amafilime, ejo agatangira akazi. Cyane rwose. Zigakorwamo n'ingeri nyinshi. Urubyiruko rwemewe, nk'urubyiruko rugakora rwifitiye amamashini, akareba akavuga ati nta kintu nakora kandi sinakwirwa nicaye, kandi nifitiye imashini yanjye. Akagenda agashaka ibyangombwa, akaza akajya mu kazi agakora. Kandi ako kazi akora kakamusova buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Akazi kacu rero ni akazi keza kandi ntikagoye kandi ntikanavunanye cyane. Arahari yaragakoze atazi gusoma no kwandika, gupfa wapfaga kumwereka gusa. Ubundi nawe mu kuvuga ngo ikintu cyose wabaga warapanze, we washoboraga kukimwereka, wakagipangira mu buryo bwe, ku buryo umuntu aza agahita amenya ahantu ari buze guhita ahera. Kandi ugasanga serivisi arayimuhaye neza, aragiye yishimye, yaragakoze kandi ntabwo yari abizi gusoma no kwandika. Ariko kubera ko wa mutwe wo gufata mbese icyo bita kuboroka tu, no kugira ubushake bwo gukora, ubushake bw'akazi. Icyo nashishikariza abanyarwanda ni uko batazajya basuzugura buri murimo wese babonye. Nimba ubonye umuntu akora akazi runaka, ntabwo twese ariko twize ngo turabona akazi ko kujya gukora mu biro, cyangwa nubwo twaba twarize ariko ntabwo twese ariko tuzabona ko akazi. Nimba umuntu nimba nk'umukuru w'igihugu aravuze ati twihangire imirimo, tugomba kuyihanga nyine, tukareba icyo twakora kugira ngo natwe muri ako kazi kadusove muri ya misi. Ni ukuvuga ngo buri muntu agomba kwihangira umurimo nk'uko awiyumvamo. Ni ukuvuga akazi kacu tugakora tukiyumvamo, kandi ntabwo turi bakeya tugakora, kandi tubayeho, karadutunze. Ni nk'uko n'undi hirya yakora kandi kazi yihangiye kandi nawe kakamutunga. Ni ukuvuga ngo ntihakagire umuntu usuzugura akazi k'umuntu akora, kuko kaba kamutunze, agakora azi impamvu yagakoze kandi agakora azi n'icyo ari bukuremo. Icyo nicyo nashishikariza buri munyarwanda wese urimo kunyumva.
Golden White. Iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? Igisubizo nta kindi, gana Home Golden White. Tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. Namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. Namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba asukika, liquid soap, ayifu, powder soap, nakomeye, solid soap ndetse na shampoo, nimutugane. Amarembo arakinguye. Akarusho kandi, abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda mukarushaho gukarishya ubumenyi. Namwe rero mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo watangira business iciriritse kandi ku gishoro gito cyane, nawe ugatangira gukirigita ifaranga. Ku bifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Mwanaduhamagara kuri 078 191 854 0 cyangwa 079 82 20 8. Wow! Home Golden White ubaye igisubizo ku Banyarwanda.